bita daily habits, ni ibintu nyine ukora buri munsi. Urabona kano kantu hano handitse daily habit, urabibona neza sibyo? Noneho urabona kano kantu, reba hano hantu, urabona ko iyi myitozo nagiye nyikora rwose, nagiye nyikora nanjye. Urabona ko imyitozo nanjye nagiye nyikora. Urareba ejo hashize guhera ku itariki ya mbere y'ukwa munani 2025 nabikoraga byose, kuryama kare ukazinduka saa 11, hanyuma saa 11 yageze ubyuke mu gitondo cya kare niba ushaka kuba umukire cyangwa kuba nk'abakire, ushaka guhindura ubuzima bwawe cyangwa ushaka kugira ibindi bintu ugeraho mu buzima. Wowe dukomeze dukurikiye kuri ino channel yanyu n'abantu bose n'abanyarwanda bayita Yes TV. Dukomeze dukurikirane kuri Yes TV, ugakurikirana Yes TV. Mbere urabyutse saa 11 z'inzuki, urabyutse ukaraba mu maso, wiboroshe, maze kwiborosa 15 yonyine wasoma ibitabo, wakumva ibiganiro biguteza imbere 15 minota yawe, ibirahure 4 by'amazi unywa mu gitondo wazindutse, kandi gusubiramo wazindutse. Ibi bintu 5 ngiye kukubwira hano biragufasha. Utanyana n'utuntu dutoya, ubanze utu tuntu nanze kukwereka, ibindi tuzabikurikira nyuma mu biganiro bizaza. Niba wumva iki kiganiro kikuryoheye, bakora share ku bantu ukunda, nyine ugasangiza, ntabwo udakunda ukazasangiza bakahinduka. Kugira ngo bahinduke nuko nawe uzabanza kubigiramo uruhare. Ahangaha nukureka mu gitondo, hari abantu abyuka akajya kuri Snapchat, akajya kuri email, akajya kuri mutundu, ayo ma social media yarimite muri iki gitondo, kugira ngo ubashe kugera icyitwa imico y'abakire cyangwa gukira nawe ukaba mu bakire. Ibintu byose ni imyitwarire, ni imico, ibintu bigenda gake gake, step by step, nkuko natangiranye n'utuntu 5 za ni point zingahe, ni point 5, kugira ngo izo point tutangiranye byakuba utuntu ibintu byinshi, ukaba ati watanze ibintu byinshi, point 10. Noneho ndagira ngo nkwereke
ikindi tugiye gukora nyuma yo kurimita izo social media, nyuma yo kurimita ibyo bintu biri bukurangaze kuri social media, ujya kureba ama SMS. Ubyutse ujya kuri ibyo by'amasocial media, ubyutse ujya kuri Snapchat, kujya kuri Instagram, ako kanya ugifungura amaso ukibyuka ujya ukubiswe n'urumuri rwa telefone, kandi ibyo bintu byangiza ubwonko. Rero gerageza ulimite, ugabanye social media kuzibyukiraho. Ikindi cya 10, iminota 10 yonyine nkuko hayi wakongwaye 30 yagorana n'iminota mike. Iminota 10 ukora ka siporo, ushoboye wakiruka, watera pompaje, ukadukora neza uyu munsi. Tutunga dutangirana, ubona ko uyu munsi ngiye nabikoze kandi nawe wabishobora. Ukomeze kubana mu biganiro bikurikiraho. My name is Dr. Kananiya Media.